Haleluya. Haleluya. Muzamure ibiganza dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Nongeye gushima Imana cyane yo yaduhaye Yesu kugira ngo apfire ibyaha byanjye nawe, kugira ngo adukize, adukure mu bubata bwa Satani, aduha agakiza. Amen. Aka kajisho, aka gasura keza ufite, ukukarabu gacya, ukambara agakote keza, ukaza mu nzu y'Imana, iyo atabawe nukuri ndagira ngo utangarize nkubwire nubwo bizi ko iyo ataba Yesu twari gupfa rubi. Amen. Ariko ijambo twakiriye rikadukura mu bubata bw'umwanzi ni ryiza kubera ko ngo rifite amasezerano y'igihe cyashize n'ay'iki gihe turimo n'ay'igihe kizaza. Amen. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo na nyuma y'urupfu ubuzima burakomeje, kubera ko ubuzima tubamo buri munsi ni nka agenda ifite amapaje menshi. Donc buri wese ashobora kugenda arambura akagera kuri page runaka. Iyo uvutse bwa mbere ku munsi wawe wa mbere ntabwo utiyizi ari abandi bakuzi, ni page y'ubuzima ibitangiye. Ni urupapuro rwa mbere. Iyo umuntu avutse urupapuro rwa mbere rurarufungutse, page y'ubuzima bwawe. Ni ukuvuga agenda yawe, agenda yose, ni ukuvuga ngo hagati yo kuvuka na hagati yo gupfa harimo periode. Iyo periode ikintu kizakarakteriza ubuzima bwawe uzabamo nyuma y'iyo agenda indi page ifungutse biterwa n'uburyo witwaye muri ya periode yagiye cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, kuko ibyo byo murabizi ntabwo ari ibanga ko umuntu wese igihe kizagera agataha. Ariko rero si cyo nshaka ko tuganira uyu munsi, ahubwo nuko nashakaga kukwibutsa ko igihe urimo kuri page y'ubuzima bwawe waba ugezeho ntazi, ntabwo nzaho ugeze. Ariko ubundi ni nkaho twese iyo turi mu isi turi kugenda, abazungu, abirabura, abanyarwanda, abafaransa, abadage, abashinwa, abanyamerika, isi yose, umuntu wese, ikinyabuzima cyose kiri ku isi, tumeze nk'abantu turi mu kibisi kimwe cyangwa cya tere kiri kugenda. Ariko hari igihe tre igera kuri murabona ko iyo umuntu ateze tre, iyo nteze nka TGV mvuye Strasbourg ngiye Paris, ubona ko iyo ntateze yayindi igenda Paris direct ngatega za tre zisanzwe, ubona ko igenda inyura ku ma station menshi. Iyo station mbona ihagaze kuri station, nkabona abantu bavuyemo, ngewe nkagira nte, ngewe ngakomeza. Niko ubuzima turimo bumeze, tumeze nk'abantu turi mu bwato bumwe, ariko tugenda tugera kuri za station zitandukanye, kandi wowe ahantu bagomba kugera ukavamo abandi bagakomeza. Ariko nubwo baba bakomeje igihe kiba kizagera, kuko ubaciye umugani mu Kinyarwanda ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Igihe kiba kizagera byanze bikunze nabo bakagera kuri za destination zabo. Rero ubuzima tuzabamo turabuterwa n'uburyo twabaye cyangwa se uko twitwaye turi muri iyo TGV cyangwa turi muri ubwo bwato mbabwiye. Ndashaka ko wenda kwa ruko basuhuza nuko sinzi nyine iyo umuntu ahagaze aha ntabwo aba ari wenyine. Iyo umuntu ari hano ntabwo aba ari wenyine, aba afite izindi mbaraga, cyangwa hari imbaraga ziba zikurura zishaka kumwambura ibyo yateguye, hari n'izindi ziba zimushyigikiye, ndetse rimwe na rimwe zo zikaba zifite n'ububasha bwo kumwambura ibyo yateguye, ahubwo zikamuha ibishyashya. Amen. Ntabwo nateguye ko mbasuhuza cyangwa se nkora iyo introduction ko ubundi cyigisho wenda nanabibabwire, kuko iyo turi mu nzu y'Imana tuba turi no kwiga. Abenshi wenda bagize amahirwe yo gukandagira mu ishuri cyangwa se n'abatararikandagiyemo, kuko uyu murimo w'Imana ntabwo ureba abantu banyuze mu ishuri gusa,
kuko ijambo ry'Imana avuga ngo yatoranyije abaswa kugira ngo ahubwo ikoze isoni abantu biyita abanyabwenge. Hari abantu biyita abanyabwenge, ariko njya nshimira Imana ko atari Imana yashatse guha mwene ibi bintu, ahubwo yafashe ibintu by'ubwenge n'ubuhanga buhambaye ikabiha no kubaswa batagize amahirwe yo kugera mu ishuri. Nimuyihemere icyubahiro. Haleluya. Ibaze iyo ijambo ry'Imana cyangwa agakiza kari buze kuba ari ak'abantu bize cyangwa ari ak'abantu bafite ibifaranga byinshi cyane, ubu se twari kuba abandi. Ariko Imana ishimwe ko itashatse, na Yesu ubwe wabiduhaye, Yesu wadupfiriye, nawe ubwe yahisemo kuvuka nk'umuntu woroheje, avukira mu kiraro ahantu hasuzuguritse. Ibaze nawe umuntu w'umwami bavugaga ngo azaba umwami w'isi yose, azaba umwami w'abami. Ibaze kugira ngo ahitemo kuvukira mu muvure w'inka, ahantu inka zinywera amazi. Ntabwo wenda ntimujya mwumva uburemere bw'ibyo bintu, ariko na nyirabyo yashatse kwicisha bugufi kugira ngo agere uko agera no kuri babandi sosiyete yarangije kurejeta. Amen. Yesu we ntabwo ajya rejeta, uko waza umusanga kose arakwakira. Amen. Yesu ntabwo avuga ngo ubwo wowe utagize amahirwe yo kugera kuri ibi runaka ngo ubwo wowe nturi uwanjye. Izi social media nazo zizadukoraho. Peruka kumva umuntu nyine aho yari ari avuga ngo rwose abakene ntabwo Imana ibazi, nta nubwo Imana yakwishimira kubana n'abantu b'abakene. Ati reka ari kubikubitira kwa ati reka. Ariko ntibaza ko rimwe na rimwe wenda sibyo nshaka kugarukaho kugira ngo nanjye bitazanagera kure wenda bikongera bikangarukaho. Ariko ndashaka kubabwira ko Imana ni iy'abakire, ni iy'abakene, ni iy'umuntu wese. Uwizera Kristo wese Imana iramwakira. Cyokora uwanarije ukoze analize afite indi sante yashatse kubivugamo wenda, kuko ijambo ry'Imana ryo ritubwira ko hahirwa abakene mu mitima yabo, ariko ntabwo yavugaga abakene b'amafaranga, kuko ushobora no kuba uri umukire ufite amahitaje n'amahitaje, ariko Bibiliya ngo yakureba ikabona ngo uri umutindi ndetse wo kubabarirwa. Niko Bibiliya ivuga. Ntabwo rero rimwe na rimwe hari igihe dusoma ibintu ariko kubyumva byo bisaba umwuka wera. Hari igihe birivuga abakene umuntu nyine kubera na ka kantu nyine ababene data twajemo nyine batuzaniye ubutumwa bakaza batsindagira cyane iyo mirongo, ariko bashaka kutwereka ko tudakwiye kwifuza kuba abakire ngo dutunge. Bo bavugaga iby'amafaranga n'ibindi, ariko ijambo ry'Imana ryo ryavugaga abakene bo mu buryo bw'umwuka, abakene bo ku mutima. Buriya niba hari ubukire bwa mbere bubaho ku isi, ni ukubukize ku mutima, ni ukubukize mu bitekerezo, kuko n'ibi bintu tubona palpable byavuye mu bitekerezo by'abantu. Imana rero yagura imitekerereze yawe. Amen. Imana niyagura imitekerereze yawe mu izina rya Yesu. Byakire mu izina rya Yesu. Imana igukore ku mutwe, igukore mu mutima, ubundi iguha ikintu bita kwaguka mu bitekerezo. Ibyo ushaka byose uzabigeraho kuko biri muri wowe, ntaho byagiye. Biri muri wowe, ahubwo bisaba gusa kubidevelopa. Warangiza kubidevelopa ukabikura mu mutwe, ukabishyira ku rupapuro. Warangiza kubikura ku rupapuro ugategura umushinga wawe, ukawereka Imana niba nta bushobozi ufite cyo gukora ibyo ushoboye kwikorera byo. Ntuzirwe ubisengera, ahubwo uzabikore. Tubwo mbabwiye nabi, mumbwize ukuri. Mbabwiye nabi, simbagiriye inama nziza. Haleluya. Uyu munsi mfite ijambo ndashaka no gutindamo cyane, rivuga ngo kugira amahoro mu miraba. Se birashobokara umuntu yaba ari mu miraba ariko akagira amahoro. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 14 duhereye ku murongo wa mbere. Twumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ni inkuru abantu benshi bazi, ni inkuru y'urugendo rw'Abisiraheli. Aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisiraheli basubire inyuma babambe amahema imbere y'Ipihahiroti hagati y'Imigidoli n'inyanja imbere y'Ibarisefoni. Uti imbere yaho hantu abariho mubamba amahema iruhande rw'inyanja. Farawo azavuga Abisiraheli ati, bahabiye mu gihugu ubutayu
burabakingiranye, nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire. Nziheshereza icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose, Abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka. Amen. Reka dukomeze. Tujye ku murongo wa 10. Haravuga ngo Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso, babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo, baratinya cyane. Abisiraheli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, nta mva zari muri Egiputa kutuzana ngo dupfire mu butayu? Ni iki cyatumye utugirira utyo, kudukura muri Egiputa? Si ibyo twakubwiraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abisiraheli Abanyegiputa, kuruta ko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa, biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagararire gusa, murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Amen. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka aboza Mose ati, ni iki gitumye untakira? Bwira Abisiraheli bakomeze bagende. Amen. Haleluya. Iyi ni inkuru tuzi cyane, ni inkuru y'urugendo rw'Abisiraheli, ni inkuru kandi yabayeho mu gihe hari hashize ibinyejana byinshi cyane, ngo ubwo Aburahamu yari ari ku gitambo arimo atamba, noneho ngo aza gukora ikosa, ngo aza gusinzira, ibitotsi biramutwara. Biriya bitotsi nabyo nyine umuntu abyanarije, Mwuka Wera akabidusobanurira, twamenya icyabyo, impamvu umuntu w'umutambyi ashobora gusinzira ari gutamba, impamvu mubona abantu benshi bayobye, impamvu abantu benshi bayobye. Wenda ndetse gushyiraho iryo jambo ngo mubona, sinzi niba nimubibona, ariko turi mu gihe cy'ubuyobe. Icyo cyo ni ijambo ry'Imana ritubwira ko turi mu gihe cy'ubuyobe. Wenda niba utarayobye ukaba utazi n'uwayobye, ariko si uko bitavuze ko hatariho abantu bayobye. Rero icyo nshaka kukubwira ni iki, ni uko impamvu nyinshi cyane, imwe mu mpamvu ikomeye nka 98% ishobora gutuma umuntu ayoba, ni ukugira umwungeri cyangwa kugira umutambyi wasinziririye ku gitambo. Arakuyobya kuko Yesu yaravuze ngo ntabwo impumyi yarandata indi mpumyi, zose zagwa mu rwobo. Ari urandase, ari uwo barandase, zose zagwa he? Zagwa mu rwobo. Impamvu abantu benshi bayoba ni uko bayobowe n'abatambyi basinziriye, cyangwa bayobowe n'abantu basinziriye nabo ubwabo batazi aho bari kujya, batazi ahantu bashobora kwerekeza abantu cyangwa kujyana abantu. Ariko hari icyifuzo mfite muri uyu mugoroba, ndashaka kugusaba kugira ngo usenge, nanjye nsenge, twese dusenge, kugira ngo Imana yongere idukore ku maso. Haleluya. Imana yongere iduhe ubuzima, parce que c'est Dieu qui restaure. Imana ibasha kurestora ibintu byapfuye muri wowe bikongera bikazuka mu izina rya Yesu. Imana ibasha kongera kugukangura niba usinziriye, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo yewe ni nk'integuza, ngo yewe usinziriye we, ngo kanguka, ngo byuka udapfa. Ibitotsi bijya bifatira abantu bigahangara ku buryo umwanzi anakwiba uri ku gitambo. Wenda ibyo ntabwo nshaka kubyinjiramo, ariko dore ingaruka zabaye. Aburahamu ngo ubwo yari ari ku gitambo, yaje kugira gutya arasinzira, noneho ngo ingunzu, isazi, ibintu bitandukanye biraza byonona igitambo, bimugiraho ingaruka ikomeye. Marigre yari afite amasezerano menshi ko Imana izamugira umuntu ukomeye, urubyaro rwe rukaba nk'umusenyi wo mu nyanja. Imana ntigeze ihindura iryo sezerano, yararikomeje kugira ngo bizatubere twebwe ubuhamya abantu b'iki gihe ko Imana itajya yivuguruza, iyo yavuze no kubikora irabikora. Ariko ngo iramubwira ngo kubera iki ngiki ukoze, ngo ntabwo rwose nzahindura isezerano nagiranye nawe, nkuko nakubwiye ko urubyaro rwawe ruzamera nk'umusenyi wo ku nyanja, niko bizagenda. Ngo ariko dore ingaruka z'iki kintu ukoze,
kera mu binyejana bya kera. Aburahamu yaranapfuye kera cyane rwose, ngo urubyaro ruzagukomokaho ruzajyanwa muri Egiputa rubakorere imyaka 400, ngo imyaka 400 nishira nzongera mbagarure mu iki gihugu bongere bagire igihugu. Aricyo namagingo n'ubu barimo. Haleluya. Ibyo rero byaje gushika. Noneho ureba ukuntu Imana iri serious mu bintu ikora, kandi ishobora kuba yo ireba kure pa raporo y'ukuntu twe tubona ibintu. Igihe cyaje kugera ba bana 12 bavuka mu muryango mu rubyaro rwa Aburahamu, ngo baza kugira gutya, ise yitwaga Yakobo ari we Isiraheli. Noneho ka Yosefu ngo akana gatoya ngo kakajya kirotera inzozi, naho izo nzozi nizo zigiye kuzaba za nyirabayazana zo gutuma bya bintu Imana yigeze bwira Isiraheli ku rubyaro rwabo ruzajya muri Egiputa bitangirira ku izo nzozi. Ariko bo ntibamenya nyine, kuko ibintu Imana ikora ibikorana ubwenge. Haleluya. Ka Yosefu kagajya kirotera inzozi kakazivuga ati, nyamara rero nagiye kubona mbona turi kugenda ngo twikoreye imiba, bona ngo yanyuma ibiraguye, ngo wanjye usigaye uhagaze. Ngo nagiye kubona mbona ngo ukwezi n'inyenyeri n'izuba byose ngo binyikubita imbere. Noneho Imana iha impano bene wabo ba Yosefu abavandimwe be bo gusobanura izo nzozi, ariko bazisobanura nabi bamugirira ishyari. Naho ni Imana igira ngo isohoze rya sezerano yigeze bwira Aburahamu ko urubyaro ruzamukomokaho ruzajya muri Egiputa kuba abaretwa b'Abanyegiputa. Noneho rero igihe kiza kugera, bamugirira ishyari, baravuga ngo uyu Karosi, ku buryo ngo umunsi umwe yagiye kubagemurira ngo aho bari baragiye, ngo bamubonye aturutse kurati hati Karosi araje ati, reka rero tumwice, noneho natwe turebe ukuntu za nzozi zako zizasohora. Gahora kavuga ngo Karose ngo kabonye ngo twebwe ngo n'ababyeyi ngo tumwikubita imbere. Ariko ndashaka kubabwira ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Haleluya. Igihe cyaje kugera ngo amaze kubageraho bajya inama yo kumwica, ko baravuga ngo reka tureke kumwica tutishyiraho urubanza. Ngo barangije baravuga ngo reka tumugurishe n'abantu n'Abanyegiputa. Ngira igitangiriro ryo kujya. Ubundi hari abantu benshi bajya bibaza ngo ubundi Abisiraheli bagiye muri Egiputa gute? Byahereye kuri Yosefu. Yosefu rero baza kumugurisha n'Abanyegiputa bari kugenda bagura abantu, bamujyana muri Egiputa. Agezeyo aba umuntu ukomeye. Amaze kuba umuntu ukomeye, isezerano riragerageza. Ndashaka kongera mbibutse ngo isezerano rigira ute? Riragerageza. Imana yagerageje Aburahamu na Sara, ibaha umwana mu zabukuru bamaze kugira imyaka myinshi cyane. Imana irahangara na wa mwana yabahaye, isaba Aburahamu ngo nawe muntangire ndamushaka. Wumva ukuntu ibintu by'Imana bishobora kukunyuza ahantu wagira ngo ni mu macenga y'Imana, ariko Imana yigira ngo izabibyaze mu icyiza, inagire ngo irebe gukomera kwawe na nivo waba ugezeho mu byo kwizera. Haleluya. Kuko Aburahamu impamvu bamwita sekuruza wo kwizera, nuko yahangaye gufata ka Isaka Imana yabahaye mu zabukuru, akamufata kuko yaraziranye n'Imana ku buryo yavugaga yamenyaga ko ari yivuze. Uretse abantu bose bari ko yaragura ibintu byose bumvishe ngo Imana iratubwiye, kandi ari amarangamutima y'abantu. Ariko Imana abwiraga Aburahamu yamenyaga ko ari Imana ivuze. Noneho igihe cyaje kugera ngo Yosefu ageze muri Egiputa, arakomera, aba umuntu ukomeye ukunzwe n'urugo yakoragamo ibwami. Ngo ijambo ry'Imana atubwira ngo Imana iha umugisha Yosefu, ngo ku buryo ngo ikintu cyose yakoragaho cyo mwaruriya rugo ngo Imana yagihaga umugisha. Amen. Ubundi ijambo ry'Imana avuga ngo aho tuzagera hose hazaba hacu. Kandi umugisha w'Imana ndagusabira kugira ngo umugisha w'Imana ujye ubana nawe ahantu ugiye hose. Kuko iyo ugize umwaku ukajya wowe ahantu ushaka kuba, ariko ukagira ibyago ugahushanya n'umugisha w'Imana ko utari kuri wowe, wizeye ko uzawusanga aho ugiye, akenshi usanga waribeshye, kuko umugisha w'umuntu uba ku muntu ntabwo uba ahantu. Ko kandi ndizera ko mukumvisha. Ariko noneho ngo Yosefu ngo amaze gukundwa mwa ruriya rugo, aza n'ubundi kongera kugeragezwa.
ibyo si byo nshaka gutindaho. Biza kurangira agiye no muri gereza. Ageze muri gereza akomeza n'ubundi kuyobora kuba umwami w'abacungagereza, nyine arabayobora, kubera ko ngo ukuboko k'Uwiteka kwabanaga nawe aho agiye hose. Ntabwo ntimugira ngo natatiye ijambo kuri teme yanjye y'uyu munsi ivuga ngo kugira amahoro mu miraba. Igihe cyaje kurangira, igihe cyaje kugera, umwami arota inzozi ngo habura umuntu n'umwe wazisobanura. Imana iha Yosefu ubwenge bwo kuzisobanura, araza arazisobanura, amubwira uko bizagenda. Arangije kuzisobanura, umwami ngo n'abandi bafatanyaga nawe ubwami, iby'ubwami, baricara baravuga ngo yarazisobanuye, arangije abagira n'inama, kuko yarabwiye ngo inzara igiye kuzatera nyuma izakurikira imyaka yindi 7 y'uburumbuke bwinshi Egiputa itigeze igira, ngo mukwiye gushaka umuntu w'umuhanga ngo muri ya myaka 7 we agakora karikire izatuma muri ya myaka 7 izakurikira y'inzara buri munsi umuntu hazi pourcentage zizajya zibikwa zizatunga abantu n'ubundi imyaka 7 nta kibazo Egiputa igize. Ubundi ngo umwami n'abambari be bateranye mu nteko nini, ngo baricara bavuga ijambo ryiza cyane nakunze, ngo twabona hehe gute undi muntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Haleluya! Ndagira ngo nkwibutse ko umuntu w'Imana akenewe. Amen. Muri sosiyete, mu kazi ukora, aho waba uri hose, umuntu uri mu mwuka w'Imana arakenewe. Ni ukuri Imana izaguhindura umuntu uri mu mwuka w'Imana, kuko uzaba uwo kwifuzwa. Ushaka uzaba umusitari, anagariri yari kuririmba, ni byiza cyane, ariko namugira inama asabe kugira ngo umwuka w'Imana amuherekeze, umwuka w'Imana amuherekeze mu byo akora. Kuko niba ushaka kuzaba umusitari, tunga umwuka w'Imana, kubera ko iyi si yuzuye abantu benshi batari mu mwuka w'Imana, uzaba domina, kubera ko umwuka w'Imana ari hejuru y'ibintu byose. Ngo inama iraterana iravuga ngo twakura hehe umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana. Ngaho rero Yosefu avuye mu nzozi, ageze muri Egiputa, avuye muri Egiputa ibwami, agiye muri gereza, avuye muri gereza agiye kuba umwami. Ubundi Yosefu ashushanya ukuza kwa Kristo sampurusa, na Yesu nuko byagenze. Noneho ikintu nshaka kuvuga ni iki rero, kugira ngo mwumve ahangaha noneho twasoma, cyangwa se rya sezerano Imana yigeze ibwira Aburahamu igihe yasinziriraga ku gitambo. Nashatse ko iri jambo turyumva mu buryo bumeze nka meditation. Niyo mpamvu nubwo wenda atari style yanjye yo kwigisha nsimbuka cyane nkubita amaboko hirya no hino mvuga za haleluya nyinshi z'imirambararo, ariko ndashaka ko turyumva mu buryo bwo kumedita. Amen. Kandi ni ukuri mbaruzi, buriya umuntu ahagaze aha ababona ibintu byinshi abandi batabona. Nduzi muri kumva, ni ukuri pe, nduzi muri kumva, donc vraiment ntabwo muri busy ku kindi kintu na kimwe cyose, muri gushaka kumva ibintu binsohokamo. Imana ibaha umugisha, kuko ndabaruzi buriya hari ukuntu mu esprit zikabutana, ukabona ko ibintu donc imbuto uri kujugunya hari umurima ziri kugwamo. Ngero ndabiruzi ko muri kumva buriya hari abantu bajya bagira ngo ntitwafashijwe, ngo ubwo tutabyinnye cyane ngo ibyuya bize, ngo ubwo umwigisha ngo ataririmbye ngo atavuze yitera hejuru. Mujya mwumva ngo abantu bita abasatuzi, ngo muvuge ngo nimwikorere intebe, ngo nimutere intambwe, ngo nimuvuge haleluya ngo 100 ngo 10 na zinga. Noneho abantu rero barangiza kubyina na za haleluya nyinshi, buri wese ari kujya agira ati bihanagura ibyuya, bishati twafashijwe kabisa. Tumva ati umwuka yadusuye, ati umunsi twagize ibegi umwuka wera wahe wowe kajya. Ntabwo umwuka ava mu midiho, ntabwo umwuka ava ko wateye za haleluya nyinshi z'imirambararo. Oya,
umwuka bamukumva no gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana, icyo wumvishe kikakugumamo. Haleluya. Noneho Yosefu ngo arangije kuba minisitiri ibwami muri Egiputa, Imana iteza inzara he iwabo noneho mu gihugu cy'inkomoko i Kanani. Iteje inzara biba ngombwa ko abavandimwe na se bose baza he, baza guhaha muri Egiputa. Yakobo ngo yabanje kohereza abana, arababwira ati rero nimujye muri Egiputa mugende nyine muhahe ibyo kurya, dore inzara ibaye nyinshi, kandi muri Egiputa twumva ko hari ibiryo, kubera ko Yosefu Imana yari yamuhaye bwa bwenge bwo guhunika mu gihe bari mu burumbuke ngo bwinshi, ahunika ibigega n'ibigega bazarya n'ubundi muri ya myaka 7 y'inzara, bituma isi yose ubundi Egiputa yigeze kuba ari empire ikomeye cyane ku rwego rw'isi, nkuko tujya twumva za Etazini. Egiputa nayo yigeze igera mu icyo gihe ariho abantu bose bahanze amaso, isi yose yerekeje amaso. Icyo gihe rero ngo i Kanani nyine Yakobo yohereza abavandimwe kujya guhaha, ngo ariko bamaze kugerayo ngo Yosefu we ababonye arabamenya ko ari abavandimwe be, ariko bo ngo ntibamumenya. Noneho santima ziramufata, ariko ariyumanganya bati ndashaka kuzabanza mbigisha isomo. Yavuga bakanga gato bose bakagira ute, bagapfukamira icyarimwe bakayamanika. Uyibaze ko yajyaga arota inyenyeri n'ukwezi n'izuba bimwikubita imbere, bimwikubita he imbere. Byasobanuraga ko ise n'abavandimwe na nyina bose bazagira ute, bamupfukamiye batazi ko ari Yosefu bari gupfukamira, ariko isezerano ryari riri gusohora. Haleluya. Igihe cyaje kugera rero ngo arababwira ati noneho yari yasigaranye ka Benjamin agaherereze kabo, arababwira kugira ngo akagaherereze nako nzakabahe, nimugende muzane n'abasigaye, mubwire na so na bene nyoko bose n'abasigaye i Kanani bose, noneho muzane. Niba nyina ari ukubakoresha uburetwa, mbakoresha uburetwa mwese muri kumwe, cyangwa se niba ari ukubabarira mbabarire mwese muri kumwe. Nibwo rero bagendaga ngo bose bagira ute, baraza ngo Yosefu asaba umwami kubatuza ahantu mujya mwumva biri ivuga bita i Gosheni muri Egiputa. Ubwo ryasezerana Imana kera yigeze Aburahamu ku rubyaro rwe ruzajya muri Egiputa gukoreshwa uburetwa riba rirasohoye. Niho mujya mwumva rero ko urwo rubyaro, iyo miryango y'Abisiraheli yagiye muri Egiputa uko ari 12, ihageze rero ngo baba ubwoko bukomeye, batangira kororoka cyane no kugwira, kugeza igihe umwami wa Egiputa yaje kubona ko aba bantu nitutabigarandura ngo dutangire tubarwanye, bazatwigarandura bo iki gihugu bakidukuremo kibi cyabo. Nibwo rero batangiraga kubashyira ku ngoyi y'uburetwa, babakoresha uburetwa, ibintu bubatse kandi hashize imyaka myinshi cyane itabarika, ariko na n'uyu munsi iyo ugiye muri Egiputa usanga ibyo bintu bubatse muri icyo gihe na n'ubu hari ibigihagaze, kubera ko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Babaye muri Egiputa imyaka 400, barororoka, imiryango ikomeye, baba na benshi cyane, ariko imyaka 400 irangiye neza, Imana ifata icyemezo cyo kubakura he, cyo kubakura muri Egiputa ikabasubiza iwabo ku butaka, nk'uko Imana yari yarabigambiriye kera, nk'uko yari yarabibwiye sogokuruza wabo Aburahamu. Amena. Aha rero, aha tugeze none bari mu rugendo rero rwo kuva nyine muri Egiputa berekeje i Kanani, aho bagiye bakanyura mu butayu. Ngo bamaze kugera mu butayu, ngo hari ahantu baje kugera, bagera imbere y'inyanja itukura. None iyo nyanja urumva ntibari kuyambuka nyine n'amaguru, birumvikana, nta n'amato ntaki, ngo hirya no hino yari imisozi. No bakiri kwibaza iby'ukuntu iyo nyanja banayambuka, bagiye kubona babona n'ingabo za Egiputa zirabakurikiye n'amafarashi n'ingabo n'intwaro zikomeye cyane ngo babatinde kuri ya nyanja, kuko Farawo yashakaga guhangana n'Imana ngo azarebe iyo Mana yabasohoye muri Egiputa, ngo noneho mbese bazarebe. Ariko nta muntu ujya witambika umugambi w'Imana. Iyo ushatse kwitambika umugambi w'Imana uraguhitana, ubundi ugakomeza, kuko nta kintu gishobora kwitambika imigambi y'Imana. Amena. Imigambi yawe Mana tinduka, imigambi yawe Mana tinduka, iyo uvuze ngo yego imvugo yawe niyo ngiro,
iyo uvuze ngo yego imvugo yawe niyo ngiro. Amen. Nta kintu, nta bubasha, nta mbaraga, nta ntwaro, nta muntu ukomeye yabasha kwitambika umugambi w'Imana. Icyo Imana yakuvuzeho no kugishyitsa izagishyitsa. Haleluya. Nta mbaraga, nta bushobozi, nta badayimoni, nta kintu kiri munsi y'ijuru cyakwitambika umugambi w'Imana. Urebye aho umuririmbyi we yabuze uko abivuga kandi nubwo isi yo yavaho ngo n'ijuru ryashaka rikavaho, ariko ngo uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Nta kintu cyakwitambika umugambi w'Imana. Farawo yarabakurikiye, noneho ngo bageze ku iyo nyanja batangira no kwivovotara bati singiye birere ibyo twavugaga, ati turapfuye da, ati nukuri, turapfuye. Ati bundi se aha ngo harimo abagabo rero babaje amabwirwa yihishwa abanyegiputa. Mwene mujya mwirinda no kugenda n'abantu baseseye mutatangiranye urugendo udafite vizi bararushya. Urebera ibintu buryo bakabirebera ibumoso, ujya imbere bakajya ati hoya imbere si heza reka tujye bese kugenda n'ahantu. Yemwe abagabo baramuserereza ati ariko bakagumura abandi uko Mose agira ngo bakomakome nabo bagashyira abandi ku ruhande. Ariko nawe twarabivuze kandi mwene baba bifashe utyo twarabivuze reka dupfe nyine. Terese sinabibabwiraga se ese ubundi murabona uyu muntu azatugezayo kugenda n'abantu batari muri vizi yino bakwikoreza urutare. Ariko uko byagenda kose nta cyakwitambika umugambi w'Imana. Haleluya. Igihe cyarageze wumve ukuntu Imana ireba ibintu bitandukanye nuko twebwe abantu tubibona. Imana irahangara bari imbere y'inyanja, no hirya ari imisozi n'ingabo n'inyuma ari igitero kibakurikiye. Uzi ko Imana yahangaye ikabaza Mose ngo ni iki gituma Abisiraheli bantakira? Ariko se logikoma nta mpamvu Abisiraheli bari bafite yo gutaka. Uzi ko Imana wowe hari situation ugeramo ukabona urupfu mu gihe Imana iri kubona ubuzima, kuko amaso yayo atandukanye nuko twe tubona ibintu. Imana ibwira Mose ngo ni iki gituma Abisiraheli bantakira? Ngo erega ngo babwire bakomeze bagende. Nese bagende ibaze uri imbere y'inyanja hirya ni imisozi, ariko Imana avuze ngo bwira Abisiraheli bagire ute? Bakomeze bagende. Mbese imbere y'Imana wagira ngo nta kintu cyari cyabaye. Wagira ngo nta kintu cyari cyabaye cyari gutuma Abisiraheli bataka. Ariko reka mbabwire, Imana ni Imana y'ibihe byose. Ni Imana ibasha kukwigaragariza uri ahantu ubona nta nzira ihari. Ni Imana ibasha kukwigaragariza mu gihe wowe ubona inyanja yo ikabiri kubona kuyambuka. Ni Imana ibasha kukwigaragariza mu gihe ufite ibintu byinshi bigukurikiye bigushoreye, mu gihe ufata ingabo nyinshi z'abadayimoni zikuri inyuma. Imana kubera yiri kubona igiye kuzirangiza yikakubwira ngo mwana wanjye nimukomeze mugende. Haleluya. Ntabwo nzi ibyo ubayemo, sinzi ibyo urimo, ariko ndashaka kukubwira ngo komeza urugendo. Ukuboko kw'Imana kuri kumwe nawe. Haleluya. Reka turangirize ku ijambo riri muri Luka 8 umurongo wa 22. Wenda ntabwo nirwa mpasoma, muzahasoma. Ni ijambo, ni inkuru nayo nyine itubwira ko Abisiraheli bari mu nyanja ngo umuraburaza ndetse uba mwinshi. Ngo uraza uba mwinshi, umaze kuba mwinshi barataka, batangira gutaka ngo ariko Yesu we yari yisinziriye ari mu bwato. Noneho ngo baza kumukangura avuga ati ariko tugiye gushira nawe uriryamiye nta nicyo bikubwiye. Yesu ngira ngo Yesu nuko bitari bikimubwiye, yari atuje ko ategeka imiraba. Haleluya. Yesu aduha amahoro no mu miraba, abasha kuduha amahoro turi no mu miraba. Yabaye myinshi umuhengeri wateye ibibazo byahagurutse, ariko twebwe tukaryama tugasinzira kubera ko Yesu ari kumwe natwe. Haleluya. Noneho ngo biza kurangira Yesu avuze ngo atariko papa mbega abantu batizera gwakora ngo agira gutya arambura ukuboko ngo inyanja iratuza bakomeza urugendo. None abaza Yesu yashaka gutanga isomo ryo kwizera no kudacika intege mu gihe uzi neza umuntu muri kumwe ko ashoboye ibyo bintu waba uri kunyuramo ibyo ari byo byose.
amen. Yesu ntabwo yigeze adusezeranya ko tutazahura n'intambara, tutazahura n'imiraba, tutazahura n'ibitugerageza, ahubwo Yesu yadusezeranije kuzabana natwe mu gihe cy'ibibazo. Reka ngasubiremo, muhaguruke dusenge. Ngiye kubabwira icyo dusengera. Nari mbabwiye, umva nari nshatse kuvuga ngo Yesu ntabwo yigeze atubwira ko uru rugendo turimo, iyi nzira twatangiye, tutazahura n'intambara. Nta nubwo yigeze atubwira ko tutazahura n'ibibazo, ahubwo yadusezeranije ko azabana natwe muri ibyo bibazo. Amen. Ese Yesu muri kumwe mu bibazo unyuramo? Ese uri mu nyanja ifite imiraba? Hanga Yesu amaso, kuko abasha kuguha amahoro. Ntabwo amahoro dutunze, amahoro ugira ntacyo apfana n'ubwinshi bw'ibyo utunze. Oya, amahoro, Yesu aduha amahoro dutunze cyangwa tudatunze, kubera ko iyo ari mu mutima wawe, niba hari ubutunzi buruta ubundi bwose kuri iyi si, ni ubutunzi bwo kwakira Yesu, bwo gutunga Yesu nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Nibwo butunzi buruta ubundi, kuko ibindi byose twagirira aha ni izajenike, ni icyo bita izajenike. Ariko iyo ufite Yesu mu bugingo bwawe, ubu uri umutunzi wa byose, kuko utunze ikintu isi idafite. Isi ntabwo itanga amahoro, isi wenda yagusezeranya umutekano, ariko ntiyaguha amahoro. Umuntu ashobora gushererwa n'imbunda nyinshi n'ibitwaro bikomeye bimurinze, ariko akarara adasinziriye, akanuye amaso areba mu iparafo, kubera ko ni Yesu utanga amahoro. Yesu, isi yagusezeranya umutekano, za UN zahaguruka zikiga ku buzima bwawe bwo kushakira umutekano, z'uburyo bakurindira umubiri, ariko amahoro yo ntacyo bafite kuyakoraho. Ni Yesu umwami w'amahoro. Uwo Yesu utanga amahoro, ndakwifurije kugira ngo abane nawe mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe bwose. Amen. Turagushimiye cyane mwami Yesu, turagushimiye urukundo rwawe n'imbabazi ugira. Tugushimiye ko wadusezeranije ikintu gikomeye, kuzajya ubana natwe mu gihe cy'ibibazo. Ibibazo byo duhura nabyo, intambara duhura nazo mwami Yesu, ndetse isi yibaza impamvu twebwe tubayeho mu buzima bwo guseka, mu buzima bumeze gutya, kandi isi yo mwami ibona ko ibintu byadogereye. Mu izina rya Yesu hari ikintu kimwe ngukundira, nuko ibintu byose mwami byazamuye ibiciro, ariko ndagushimiye ko agakiza kakiri ubuntu. Mu izina rya Yesu Kristo, magaze yazamura ibiciro, ibintu byose duhaha byazamura ibiciro, amazu yazamura ibiciro, za ruwaye zazamura ibiciro, mwama amafagitire yaba menshi, ibintu byatugota. Ariko ikintu ngushimira nuko ngushimira ko amahoro yawe utanga, ukiyatangira ubuntu, yatigeze ahinduka, atazamuye ibiciro. Ikintu ngushimira nuko ngushimiye ko agakiza utanga, ukigatangira ubuntu, nta kindi kiguzi. Mu izina rya Yesu, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Niba hari umuntu uraho udafite amahoro, musabiye amahoro yo mu mutima. Mu izina rya Yesu, reka amahoro abantu bawe, reka umutekano abantu bawe, ababuze uko bagira babere byose. Mwami Yesu Kristo, abishwe n'ibibazo babera ibisubizo. Mu izina rya Yesu mwami, kuko hari igihe kijya kigera mwami, waravuze ngo ntabwo wagerageza umuntu iteka, ahubwo igihe kiragera ukamugirira ibambe. Nanjye ndakwinginze Yesu, kugira ngo ineza y'Imana n'urukundo rw'Imana bikomeze bane n'umuntu wese uteze amatwi yumva ijambo ryawe. Ineza yawe no kugirirwa neza nawe, reka bikomeze bitwaranire mu mitima yacu. Urakoze Yesu, kugiye gukomeza kubana natwe no kutugira neza no kuduha ibihe byiza turi mu nzu yawe, kubw'izina rye ryera Kristo Yesu. Urakoze, tubyambaje. Amen. Amen. Yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, n'ubwisezerano ryayo rizavaho ritinda, ntabwo rizahera. Yuyizera yasezeranye kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije, n'ubwisezerano ryayo rizavaho ritinda,
wese nahereze mugenzi w'ikiganza amubwire ngo jya uyizera. Amen.